Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Ineza, nshuti bakunze b'ikiganiro Danis TV, mugezweho nanjye Ndahiro Clementina. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti kuki mu buzima tugomba kugira umutoza twigiraho mentor. Bavandimwe bakunze b'ikiganiro cyacu cyubaka ubuzima, ndabaramukije cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane mu rugendo rw'ubuzima, kugira umutozi twigiraho cyangwa se mentor. Mu isi turimo abantu benshi bifuza gutera imbere, kugera ku nzozi zabo no gusiga umurage mwiza, ariko ikibazo ni iki: ese twabigeraho twenyine? Ese birashoboka ko umuntu yagerayo atagira umuyobozi umwigisha cyangwa umwerekera inzira? Ingingo ya mbere, umutoza ni nde? Umutoza mentor ni umuntu ufite ubunararibonye, ubumenyi, ubushishozi mu rwego runaka, wemera kugufasha mu rugendo rwawe. Si umwigisha gusa, ahubwo ni umuyobozi, umujyanama n'umuntu ukubwira ukuri niyo kwaba kukubabaza, ariko agamije kuguteza imbere. Umutoza si umuntu ugutegeka, ahubwo ni umuntu ugufasha kubona ibyo wubaka ubasha kubona wenyine. Akubwira aho wakosheje, akagufasha kugukosora, akakubwira cyangwa akakwibutsa intego zawe igihe wacitse intege. Icya kabiri, nta muntu wigira wenyine. Hari umugani ugira uti nta muntu wigira umwe. Mu bundi buryo, nta muntu wigira wenyine. Nubwo wagira impano, ubwenge, imbaraga, hari aho ugera ukenera inama, uburambe n'amasomo y'abandi banyuze muri urwo rugendo mbere yawe. Reka dutekereze, niba ushaka kuba umucuruzi ukomeye, biroroshye kwigira ku muntu wabigezeho kurusha gutangirira ku busa. Niba ushaka kuba umuvugabutumwa, umuhanuzi, umunyamakuru cyangwa umuyobozi, kugira umuntu wakubanjirije akakuyobora bituma wirinda amakosa menshi kandi ukihutira iterambere ryawe. Ingingo ya gatatu, umutoza agufasha kubona icyerekezo. Bakunzi, hari abantu benshi bafite impano ariko bakabura icyerekezo. Bashobora kugira inzozi ariko ntibamenye aho batangiriye cyangwa aho bazigereyeho. Umutoza agufasha gusobanura neza intego zawe, akakwereka inzira ushobora, akagufasha gushyiraho gahunda ifatika. Hari igihe umuntu ugira ibitekerezo byinshi ariko atabasha kubishyira mu bikorwa. Umutoza agufasha kubishyira ku murongo, akakwigisha gutekereza mu buryo bwagutse kandi bufite ireme. Kane, umutoza agufasha kwirinda amakosa. Amakosa ni igice cy'ubuzima, ariko hari amakosa ashobora kugufasha burundu. Umutoza we yamaze kunyura mu makosa amwe, akamenya ingaruka zayo. Iyo aguhaye inama, aba akurinda kugwa mu byobo byamugoye. Iyo ufite mentor, ntugenda mu mwijima wenyine, hari umuntu umurikira inzira yawe. Ntibivuze ko utazigera ukora amakosa, ariko bizaba bike kandi bitazaguhombya cyane. Ingingo ya gatanu, umutoza agufasha gukura mu bitekerezo. Bakundwa, iterambere nyaryo ntirigirira mu mutwe. Iyo umuntu afite imitekerereze mito, naho yagera hose aba agarukiraho. Iyo imitekerereze yagutse, umutoza agufasha guhindura uko ubona ibintu, akagutoza gutekereza nk'umuntu ushaka kugera kure. Hari igihe twishyiramo imipaka tutazi, tukavuga tuti ibi sinabishobora, cyangwa ibi se si iby'abantu bameze nkanjye.
ariko umutoza ashobora kukubwira ati birashoboka, gerageza, ongera wige, ongera wiyemeze. Uko niko umuntu agenda atera imbere. Ingingo ya gatandatu, umutoza aguha imbaraga mu bihe bikomeye. Nshuti zanjye, mu buzima bugira ibigeragezo. Hari igihe ibintu bidakunda uko twabyifuzaga, umushinga urapfa, akazi kakabura, inshuti zikagutenguha. Muri ibyo bihe umuntu ashobora gucika intege akareka burundu, ariko iyo afite umutoza agufasha kongera guhaguruka, akakwibutsa impamvu watangiye, akakwereka ko gutsindwa atari iherezo. Hari amagambo iyo umuntu afite uburambe ashobora kukongera imbaraga kurusha amagambo y'abantu benshi. Ingingo ya karindwi, ingeri zo mu buzima ni inyandiko zera. Mu mateka no mu buzima bwa buri munsi abantu benshi bagera kure kubera abatoza babigize inama. Mu byanditswe byera tubona urugero rwa Pawulo na Timoteyo. Pawulo yabereye Timoteyo umutoza mwiza, amuha inama, anamwandikira amabaruwa amukomeza. Ibyo byamufashije Timoteyo gukura mu murimo we. Na Mose yagize Yosuwa umutoza, amwereka inzira kugeza igihe Yosuwa yafashe inshingano zo kuyobora ubwoko bwa Isiraheli. Ibi bitwereka ko kugira umutoza atari ikintu gishya, ahubwo ni ihame rikomeye ryabayeho kuva kera. Ingingo ya munani, umutoza agufasha kubaza inshingano. Accountability. Hari abantu bafite inzozi nziza ariko ntibagire uwo bazibwira. Iyo nta muntu ugukurikirana, biroroshye gusubira inyuma cyangwa guhindura intego buri munsi. Umutoza akubuza aho ugeze, akagusaba ibisobanuro ku byo wavuze ko uzakora. Ibyo bituma urushaho gushyira imbaraga mu byo ukora, kuko uzi ko hari umuntu ubitayeho kandi ushaka ko utera imbere. Ingingo ya cyenda, guhitamo umutoza neza. Ntabwo buri muntu wese ashobora kuba umutoza wawe. Ugomba guhitamo umuntu ufite ubunararibonye, ufite uburambe mu rwego wifuza guteramo imbere, ufite umutima wo gufasha, ufite imyitwarire myiza, ushaka kwigiraho. Umutoza mwiza si uwakubwiye gusa ibyo ushaka kumva, ahubwo no guhugura no kugukosora igihe bibaye ngombwa. Ingingo ya cumi, ese umuntu wese akeneye umutoza? Yego, umuntu wese ushaka gukura no gutera imbere akeneye umutoza mu rwego runaka. Nubwo waba ugera mu rwego rwo hejuru, hari undi muntu ushobora kukwigisha birenze ibyo uzi. Abayobozi bakomeye, abacuruzi bakomeye, abavugabutumwa, abahanzi, benshi muri bo bafite abantu babigiraho inama. Ntibatekereza ko bazi byose, bazi ko kwicisha bugufi no kwemera kwigishwa ari urufunguzo rw'iterambere. Ingingo ya cumi na rimwe, niba utarabona umutoza, tangira ushake. Ushobora gutangira usoma ibitabo by'abantu bagezeho, ukareba ibiganiro byabo, cyangwa ukegera umuntu uzi ufite uburambe akagufasha. Ujye wigira umuntu umutima wicisha bugufi, witegure kwigisha no gusobanurwa. Kandi nawe uko niko ugenda utera imbere. Jya utekereza ku bantu bato bashobora kukwigiraho ubuzima. Ni urunigi rwo kwigishanya no gufashanya. Umusozo w'iki kiganiro
gira umutoza mu buzima bwawe si ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubwenge. Kumenya ko udashoboye byose wenyine ni intambwe ikomeye iganisha ku ntsinzi. Niba ushaka kugera kure, ntugende wenyine, shaka umuntu wakubanjirije, wanyuze mu nzira ushaka kunyuramo, umwigireho, wumve inama ze, uzishyire mu bikorwa, uzabona impinduka zikomeye mu buzima bwawe. Bavandimwe, ubuzima ni urugendo, kandi urugendo rurushaho kuba rwiza kandi rworoshye iyo rufite umuyobozi. Murakoze cyane gukurikira ikiganiro neza kinyura kuri Danis TV. Mwari kumwe na Ndahiro Clementine, mbifurije gukomeza gutera imbere no kugira abatoza babubaka mu buzima bwanyu. Imana ibahe umugisha. Shalom.